Guys, nongeye kubasuhuza uyu munsi wa none nambazaniye ikiganiro gishyushye cyangwa inkuru ishyushye cyane irimo kugenda yabiciye ahantu henshi cyane ku nkoranyambaga. Dore ko ibintu byaciye ururondogora, abantu benshi barimo kuvugwa cyane cyangwa barimo kuvuga cyane. Uyu munsi wa none byandenze nabuze aho nahera cyangwa aho natangirira. Ubundi baravuga ati ntuzabwira abantu gahunda zawe, ahubwo uzaharanire kuzabagira iki, kuzabereka umusaruro. Hashize iminsi myinshi cyane nta mwuka mwiza urimo kugaragara muri Miss Rwanda nyuma yaho Miss Muheto yambara ikamba. Murabizi cyane mu bihe byashize hari saga zabereye muri Miss Rwanda, aho uyu Miss Muheto yashiraga amajwi wari uhagarariye Miss Rwanda ariwe Ishimwe Diodone cyangwa se Pleskid. Amajwi yararimo kumvikana ameze nkaho harimo kumwaka urukundo. Gusa iyo nkuru ntago ariyo tugiye kuganiraho ku munsi wa none, ahubwo hari indi nkuru ishyushye cyane abantu benshi cyane barimo kwibazana ni iki kirimo kujya imbere cyangwa ni iki kirimo kiragaragara muri rubanda, kuko ni ibintu byatunguye abantu benshi ariko sino gutungurwa cyane. Turabizi cyane ni ibintu abantu benshi batinzeho cyangwa kubyakira cyangwa kubyiyumvishamo birabagora. Okay guys, reka dutangire kuri story yacu rero. Uyu umusore bita Fuegoo, umusore wabiciye bigacicikana hirya kuri social media, ku nkoranyambaga kuri za IG cyangwa se kuri YouTube. Dore ko ari umusore urimo kuvugwaho menshi cyane. Uyu musore rero ku munsi w'ejo yaje guposting ifoto ari kumwe na Miss Muheto. Ifoto yatangaje abantu benshi, ariko nubwo yatangaje abantu benshi, abantu ntago bagiye bayikomeza cyangwa ngo bayifate nk'ibintu bikomeye cyane, kuko si ubwa mbere tubonye Miss Muheto yifotoranya n'umuhungu. Ahubwo icyatangaje abantu benshi ni caption umusore yashizeho, none nyuma yayiherekezwa na comments zigiye zitandukanye. Dore ko nyuma yaho ngaho abantu bakomeza gutera comment, dore ko haje kugaragaramo comment y'umuntu ukomeye cyane ariko abantu benshi batari basanzwe bazi. Ariko dusubiye nyuma mu minsi yashize, hari umuntu w'umusore bita Cyusa, muribuka ayo makuru yigeze gusasakara ku nkoranyambaga. Iyo umusore bita Cyusa n'umuntu bakundanaga wabaga mu bihugu by'i Burayi. Na wundi rero nuwo mumama cyangwa se mu batamuzi rero bamwita Janine Nochi. Uwo mumama rero niwe waje kugaragaza muri comment hamwe ya Fuegoo hamwe na Miss Muheto, aterekamo akantu k'agatsima kerekana yuko ashigikiye umusore we. Kandi wibutse yuko muri izi comment harimo kugaragaramo cyane abakobwa bazwi cyane mu gihugu cyo mu Rwanda. Harimo abakobwa bazwi cyane bo muri iki gihugu cyo mu Rwanda bitwa Makenzi. Abantu benshi cyane murabazi, murabasobanukiwe, dore ko nabo baje kugaragara barimo guteramo comment y'utuntu tutu emoji cyangwa utuntu tw'udutima, bigaragaza yuko bashyigikiye uyu mubyara wabo, kuko uyu musore nawe ni umwe mu muryango w'aba bakobwa. Rero hagati yaho ngaho harimo comment zigiye zitandukanye rero, ariko nubwo tutaramenya ikirimo kujya imbere kuko abantu bakomeje kugenda babihisha cyangwa badashaka kubivugaho rumwe. Ariko amakuru yasohotse agaragaza yuko harimo akantu guys, mujye mwitonda kuko ibintu birimo biragenda bigaragara, ni ibintu umuntu aba agomba kugenda akitondera cyane. Dusubiye inyuma, muribuka kapo zageze icaho mu myaka yashize hagati ya Safi hamwe n'uwo bita Judith cyangwa se Judith hamwe na Safi. Muri urukundo rwabo ukuntu rwagiye rutangira, abantu usanga barimo barakeka amagambo arimo kugenda avugwa hanze, ariko wabageraho ugasanga bo barakubwira ati ibintu by'urukundo nta kintu barimo gushaka kubivugaho. Dutarutse tugende no ku rukundo rwa Knowless hamwe na Clement. Muribuka ko urukundo rwa Clement hamwe na Knowless ukuntu rwagiye rwatangiye abantu hari ukuntu barubona, ariko bo uko ari babiri bagashaka kwanga kubishyira hanze. Guys, tujye turebesha amaso ariko duceceke, ariko amakuru yageze hanze atavugwaho n'umuntu umwe, ujye uba careful kuko ayo makuru hari akantu agenda agaragaza. Nkuko nababwiye rero, ubutaha nkuko dukomeje kubagezaho izi nkuru zindi, hari izindi tuzatugenda tubagezaho, kuko twababwiye ngo ati muri showbiz yacu ibintu byose biba ari umuro cyangwa abari moto. Icyo nagusaba wowe rero, iyo uri kumwe nanjye cyangwa urimo kunyumva, icyo nagusaba no kugira ngo ujye wibuka gukanda subscribe, kugira ngo ujye ubasha gukurikirana showbiz yacu cyangwa kugezwaho amakuru amwe namwe tugenda tubagezaho, kuko ubu ngubu twabaziye tugiye kuza tubagezaho ibintu biryoshye cyane kandi kurusha ibindi bintu mwigeze kubona nk'isi ya rurema. Guys, reka dukomeze rero ku nkuru yacu. Uyu musore rero nkuko arimo kugenda bigaragara,
ugiye kuri IG yiwe usanga iyo foto ari kumwe na Miss Muheto. Ariko nawe ibaze umuntu ushaka gufata umuntu murabonanye ahise mufata ifoto uyishyira kuri account yawe. Ni ibintu abantu benshi bashobora kwita bakeka akavuga ati aha hantu harimo akantu yes guys, reka noneho dukomereza aho ngaho. Iyi kapo no kuvuga uko tugenda uko bwira nuko bugenda bucya tuzaza tugenda tumenyaho byinshi kandi tuzaza tugenda tubibagezaho. Wowe cyo nakubwira uri kumwe nanjye Bahati Chris, mwibutsa yuko rero ko wakora share cyangwa ukatugezaho ubutumwa muri comment nimba ari cyo ushaka gutwungana cyangwa hari andi makuru ushaka kugira ngo tujye tukugezaho ubutaha tuzabashe kuyakugezaho.